uko twebwe ubundi nk'urugero nk'ubu ngubu hakurya mu Bugande nabaga nibere nkanga mu Mupaka nkabona umuntu arambwiye ngo nyambukiza aka kazigo anyihereye 500. ubwo urumva ni naramenyere ko buri gitondo mbyuka nza ku kazi hano ku Mupaka nzi ko ndi bwambutse umuntu byanze bikunze nkacura ngahe nkacura bibiri byanjye. Twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mukurikiye Abantu TV, mwe mudukurikiye muri mu gihugu cy'u Rwanda, mu mujyi wa Kigali ndetse namwe muri mu ntara zigiye zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda. Nkuko twabyemeje rero uyu mwaka dufite akazi katoroshye twongeye ngo ati akazi ni koroshye cyane, ariko tuzabigezwaho dufatanyije namwe, tuzabigeraho nta cyatunanira twashize hamwe. Nkuko mubibona rero uyu ni wa mwanya tubageza inkuru zibagiye zitandukanye, aho tugenda tuzenguruka mu makaritsiye agiye atandukanye. Uyu munsi rero ni umunsi twatembereye mu gace k'ahantu hazwi cyane nka Gatuna ku Mupaka. Abantu benshi bazi ko ku Mupaka abari ku Mupaka gusa n'abaturage baba bahari hafi yaho, babumva nyine ari ibintu biba bitangaje kubona ku Mupaka. Ese biba byifashe bite ubundi karitsiye cyangwa abaturage batuye ku Mupaka biba bimeze bite? Nanjye ubwanjye nari nzi ko nyine ku Mupaka aba ari ahantu hari honyine utabasha kuba wahasanga abaturage bo mu kindi gihugu, ariko murabibona uko mubibona, urabona ko aha turi nyine ni Gatuna, turi ku Mupaka neza nyine w'u Rwanda na Uganda. Mbona ko abaturage n'urujya n'uruza, bamwe bari kumva nyine kuko turi mu gihugu cy'u Rwanda, abaturage nta kabuza nibabura impande zose nyine nabo bari kwitemberera, abaje kuba basura muri izi karitsiye. Nk'uko mubibona none imbere yanjye ndi kumwe n'abaturage cyangwa abantu nyine bahaturiye, tugiye kuba twaganira se ubuzima bwa hano bwite buba bumeze bite, abaturage baho se babayeho bate, ikirimi bakoresha ni ikihe. Ese nyine muri rusange tugiye kuba twaganira nabo kugira namwe mbadukurikiye mwe mwasobanukirwa ubuzima bw'inaha bw'abaturage batuye hano i Gatuna. Twatangira n'uyu muvandimwe wanjye uri iruhande rw'iburyo yibwira abadukurikiye. Banyita Mbonigaba Alex. Na kibazo kindi kabisa twari dufite bafunga umupaka, bagifunga umupaka byaratugoye, ariko nyuma yaho ngaho tuza kumenyera. Ubwo rero kubera tumvishe inkuru nziza ngo bagiye gufungura umupaka byadushimishije cyane. Ese mu busanzwe ubundi abaturage ba hano mubayeho mute, biba bimeze bite mu buzima busanzwe n'ahangaha abaturage batuye hano? Abaturage ba hano tubeshejeho n'ubuhinzi n'ubworozi, n'ababashije gucuruza baracuruza, nta kibazo, mbese nta kibazo hari gikabije. Reka noneho tukiri aho ngaho, reka nawe dusenga none duhaye ikaze uyu muvandimwe nawe wundi uri ku ruhande kugira ngo nawe nyine atwibwire. Noneho mitembaho umwanya, ari ikiganiro numvishe uburyo muvugamo, numvishe binyuze cyane, ndajyana noneho namara kutwibwira kugira ngo noneho muhite tunyuzaho gatonya muse ngaho muganirira nyine abadukurikiye. Nawe watubwira abadukurikiye. Okay, murakoze. Uko nabagaye kanini twa murana nayo Eric Ndazidimari. Nk'abantu umwe mu baturage batuye muri uno murenge, muri uno Mupaka wa Gatuna. Ese mu buzima busanzwe ubundi mwari mubayeho gute umupaka batarawufunga? Umupaka batarawufunga twari tumeze neza, twasangiraga n'abagande kuko abenshi urubyiruko tungana, kuko bazaga gukina umupira ni nahangaha, natwe tukajya gukina y'agapira nyine nk'abana mwuko duturanye nyine. Karitsiye cyangwa zari nk'umudugudu nk'ibisanzwe? Ni agakaritsiye nyine kacu nyine. Noneho tukiri muri ako kanya noneho ndagira ngo uko nageze hano numva hari ikirimi nyine kidasanzwe, ukuntu numva nyine bicimishije kuba nacyumva. Noneho ngiye kubaho umwanya muse ngaho nyine munganiriramo gatonya nk'amakuru ya hano, muri kuganira mubazanya biba bimeze bite, nyine ndagira muganire nyine muri kino kirimi kinanga muvuga. Turi kubazanya tuganira mu gikiga. Mbere shimwa njere mbere ni ndungi ingurungi. Ahandi shimuri muto turi busawa tu. Tumwe nashonga kabisa. Akamabere twaganira ko nkako tuganira ko ngako. Ese ubundi nyirizina iki kirimi nyine muvuga ndikumvamo gatonya nkumva nyine kijya kumera nk'ikigande.
ese igihuriye n'ikigande cyangwa ubundi ni ikihe kirimi mwe muvuga? Okay, ikirimi twebwe tuvuga ntago tuba ari ikigande cyuzuye, nta nubwo kiba ari n'ikinyarwanda cyuzuye, kuko twe tuvuga kiba kino bacita igikiga. Sa nk'usuhuza abantu badukurikiye muri icyo kirimi. Byaterwa n'isaha yo kubu ushobora kuvuga ngo muri muta bati nigahe. Ese icyo kirimi muvuga agiye mujya muhura n'abagande mukaba mwabasha guhuza? Abagande nyine twebwe turabyumva, kuko ni nk'uko nyine twaba tuvukana, kuko urumva twebwe twigaga mu mashuri yabo nabo bakiga mu yacu, urumva ku ishuri nyine baba basanzuranye, nyine ururimi iyo wavukiye urarukurana ku buryo n'ikinyarwanda kikugora kukivuga. Ese nk'ino aha ngaha hari ibintu nagiye mbona nyine nkabona ni amabotike ari hano hafi, nkabona abantu nyine ni abanyonza benshi. Ese nyine ubuzima bwa hano busanzwe santere ya hano biba bimeze bite? Ubuzima busanzwe n'aha ngaha twebwe ibyo urabona byinshi hano ni igishanga, ni twe n'ubuhinzi n'ubworozi tuba dufite ikintu bita ubuhahirane bw'ubuhinzi n'ubworozi. Nkatwe nk'ubu ngubu twebwe tuba dufite nk'ubu abagande bagaza bakikwihamo amate inaha ngaha, mu kinyarwanda ni gutera, bakaza gutwara amata bakaza gutwara nyine amata bayita amata, bakaza gutwara amata inaha ngaha, ubundi tukabona amafaranga nyine. Ese nkawe hano muri karitsiye yanyu ibintu bihaba ubona biba bidasanzwe n'ibihe biba inaha ngaha ubona wakangurira nk'abadukurikiye kuza kubireba hano? Babagande cyangwa n'Abanyarwanda batuye mu zindi karitsiye, abo mu mujyi wa Kigali, abo mu zindi ntara, ibintu by'umwihariko biri hano i Gatuna? nta bidasanzwe bihari, nta bidasanzwe wavuga ngo baraza kureba. Ariko tubeshejeho no abashoboye guhinga barahinga. Aje naho gahunda ya leta iyo abarembekaga mbere umupaka utarafungwa, babaha akazi, abandi baforoda utwara ibintu bitemewe, mbese ubu leta yarabakusanyije yabahaye akazi. Nta kibazo kindi gihari, mbese ibintu bimeze neza. Ese hano muri karitsiye nyine cyane turi i Gatuna, ahandi tuba tugenda dutembera amakaritsiye agiye atandukanye, hajyamo habamo ibintu by'ibyikukuntu cyangwa ibintu by'uduce nyine bavuga amasibo. N'aha ngaha ubu turi mu yesibo. Aha ngaha mbese mwanjye mvuka muri Kanega hano hakurya. Ubu aha ngaha sinamenya kano gake. Aha ngaha ni kwa muganga haruguru ureba iri ni. Ariko n'inaha nyine ibintu by'amasibo birahari. Amasibo yose birahari n'inabirahari. Ese nk'uko nyine biba bimeze nk'ibintu bisanzwe ko hari umuvandimwe aratugati mu busanzwe yo abaturage b'inaha bajyaga biyambukira bakigira i Bugande nyine bakongera bakigarukira bisanzwe, nk'uko bavuga ati nimba habaye nk'ibirori bitandukanye ukavuga ati hari sare habayemo ibirori, abaturage bakaba babasha kugenda. Ese namwe nk'ibisanzwe n'ubundi mwajyaga mwigendera? Twaragendaga mbere batarafunga umupaka, ariko bamaze gufunga umupaka ni ukuvuga ngo twakoreye mu Rwanda gusa. Nta kibazo kabisa, twakoreraga mu Rwanda gusa, bamaze gufunga umupaka ubwo byararangiye, batugume n'abagande bagume iwabo. Inahanga nabonye hari ukuntu abaturage ba hano mufite umwihariko wanyu, mufite umwihariko wo kuba nyine mwisanzura ku bantu, mufite urukundo. Ese ubundi muba bikomoka hehe ubundi? Kuko si umuntu uwo ari we wese wabona umuntu bwa mbere akahita mwisanzura, ukabona bameze nk'abantu bamaranye nk'imyaka myinshi cyane. Ko njye mwanunguye kandi nanabyishimiye cyane. Biva he muvandi? Twebwe ahantu twebwe biva, urumva tuba twaragenze duhura n'Abanyarwanda, tugahura n'Abagande nabo tugahura bose, urumva ikintu cyo kwizerana rero cyo kwiremamo urukundo twebwe turarufite inaha ngaha, nta kibazo, tuba twishimye. Nawe niko ubibona? Niko twebwe umuntu wese tubona tumwibonamo, umuntu yakwegera ukamutega amatwi ukumva icyo ashaka kukubaza
cyangwa se icyo ashaka kuganiriza bimeze gutyo. yenda nk'ubu ngubu nenda nkawe uba uturutse ruguru mu ahantu nyine mu mujyi ruguru yenda i Kigali ushobora kuza ungana ubu ngubu ushobora gukandagira nk'aha ngaha hano kwambuka uyu mugenda bitemewe hano ari mu Bugande n'aha ngaha ari mu Rwanda. Noneho ubwo ngubwo ushobora kwambuka uyu mugenda rero ukaba ugiye ahantu hatemewe bakayaba kugufata. Ubwo rero niyo mpamvu twese tuba twifitiye urukundo rw'ati twebwe turakundirana. Erega twebwe mu Rwanda dufitemo ubwisanzure muri twebwe. Mu kijyanye nanone n'uburyo nyine twakomeje uburyo mubayeho mwatubwira ko akenshi nyine muri abahinzi n'aborozi akenshi n'ibyo dukora mbese mukora hasi ubundi mu busanzwe ni cye kintu cyera cyane. Urabona nagiye nambuka nkabona ibintu imboga nkabona ibyayi nkabona n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Inangaha ni akarere keza cyane umuntu wese aho yaba ari hose agomba kuza gusura kuko u Rwanda ni mu gihugu cyiza by'umwihariko mu karere ka Gicumbi. Twifitiyemo ubuhinzi bw'icyayi ahantu hose wagera wakibona. Icyayi hano muri Gicumbi nicyo kintu muzwiho cyane. Hari n'ibindi ibishyimbo tureza, ibigori tureza, amasaka ubu ngubu turimo kubiba, mbese nta kibazo tu. Nese ku bijyanye nanone kuri kumva abahinzi n'aborozi ibyo nyine kumva mubayeho muri ubwo buzima bumeze gutyo muhinga mugarya ibyo mwahinze. Ese ubuzima busanzwe iyo mwahinze wenda mutari mwagira igihe cyo gusara ngo mwe mwajyana ku isoko ubuzima buba bumeze gute muri rusange? Iyo tutahinze ari ntacyo dufite cyo kujyana mu isoko ni ukuvuga ko ni ukuvuga ngo iyo ibyo ngibyo imyeri itaragera mbere bundi ukuntu twabagaho twajyaga mu Bugande tukabasha guhingayo nayo wahingira umuntu akaguha 5,000 by'amagande. Ubwo rero abanyonzi tukanyuranamo ukajya hakurya ukazanayo amasaka cyangwa ibyo bishyimbo ukazana mu Rwanda. Mu Rwanda ibishyimbo byaza nta kibazo ugasanga ibintu bimeze neza. None hari ibintu bya kera byajyaga bibaho nko kuba abantu nyine bahinga cyangwa n'aborozi babasha kugurana. Ese hano icyo kintu kijya kihaba cyo kubaho nimba wejeje imyumbati mugenzi wawe afite ibishyimbo muhana nyine mukagurana birahaba? Birahaba kabisa. Ushobora kweza wenda nk'ibigori nk'ibishyimbo bya Kigondo undi agahinga ibisanzwe by'umutuku noneho akaba yamuha imbuto ya Kigondo undi akamuha iby'umutuku. Muri ubwo buryo nyine mukagurana nta kiguzi kirimo gusa ari uguhana kwa gati nimba muhaye ibiro 5 n'undi akagwa 5 nk'ubuvandimwe. Ibi nabyo ko binunguye cyane. Hari nzi ko ibyo bintu bitakibaho. Birahaba tu. Biterwa n'abantu biyumvikaniye ubwabo nta kibazo. None se noneho mu bijyanye no korora ko nabonye nyine arabona agiye nyura mbona inoza nimba sinzi ubundi ni iki n'inzuri ni bahita gute? Inzuri ubona inzuri zimeze gute? Inzuri nizo mu Buganda. Inzuri wasanga inzuri wenda ari mu Kinyarwanda tutapfa kubimenya. Inzuri ntabwo tubapfa baragirira inka nyine. Ubwori ni ifamu. Halo? Sawa ni sirata inaha amashuri y'inaha ngaha abantu biga bimeze bite? Twebwe amashuri biba bimeze neza nubwo wumva nyine baba bavuga
igikiga ntabwo mu ishuri ikiga ntabwo tukiga ntabwo twiga igikiga kivuga hehe none mu ishuri numva abaturage bana bose ariko bavuga ngo mu ishuri biba bimeze bite ntabwo aricyo muvuga twebwe twiga amasomo asanzwe nk'ay'abandi bana bo mu Rwanda ubwo rero impamvu twebwe ni kavukiye ni karitsiye nyine yaho nyine kubera bari abaturanyi bo hakurya none se nyine ahangaha tugiye nko ku bintu bijyanye nk'imyidagaduro ariko bisa nkaho biri kuri gakondo cyane ahangaha hari abantu wabona nk'abacuranzi baba bacuranga biriya bicurango bya gakondo bo gucuranga imiduri se imiduri inanga baririmba kinyarwanda abo ngabo ntabwo wababona kubera icyo utababona sasa inanga cyakora cyo kintu wahakura wabona bikinira imipira yo barayikina shana ntago abacuranga nabo wabona none se ababa babasha kuririmba nabo yego ababasha kubiririmba bo wababona umwana baba yifitiye impano runaka kuko ushobora kuba wikundira nk'umuhanzi runaka nyine ukagenda umwigana kwijye nyine. None se inaha ubundi ikintu kijyanye n'imyidagaduro ikintu mwiyumvamo cyane kibi nani nk'iki? Football. Football. Abantu bose bina bose bakina football bose. Umwana wese watereka hariya nyine umupira yago katubundi kikumirwa wowe. Yakwereka impano ye nuko nyine ari mu cyaro nyine. Nicyo kintu biyumvamo kurusha ibindi byose. Cyane cyane ibintu bya football ariko n'imiziki naho ariko nyine kabisa. Ni wahabona umucuranzi, ni wahabona umubyinnyi, ni wahabona umuhanzi, ubona nyine ni football gusa. Oya football irahari no kubyina byo bikaba birahari no kuri utuntu twinshi twose turahari twashimisha abantu nyine umuntu wose akora akishimisha buri muntu aba yifitemo impano ye. Yenda nkina abantu urugero nifitiye impano yo kugira gute yo kuvuga uri atabizi kandi so kuvuga ko atabizi. Impano yowe yo kuvuga urayifite? Aya ndiyaminiye. None ndashaka ugiye gusa nkaho uvuga nk'amakuru sibyo? Urabona ugiye kuvuga ku makuru y'uburyo abaturage bahano babayeho ariko urakivuga nyine mu kirimi cya hano kuko abantu bahano nibo bazakumva benshi barakuzi bazakumve n'abandi bakumve neza ahubwo ndayavuga mu kinyarwanda. Oya kuko hano turi uri kumva ninjye uri kubusanga uri kuvuga iki kirimi cy'ikinyarwanda neza cyane nyine n'uburiya biba byiza iyo wisanzwe nyine impano yawe ikagaragara. Ntago byemewe ntago twege tuvuga igikiga ntago byemewe ni ikinyarwanda ntacyo ndashaka ari cyo ukoresha basi nonse ko ukivugana hagati yanyu gusa ntacyo bitwaye. None se ubwo hano ari ukuntu nagiye mbona abantu bahana benshi twagiye duhura nabo nkabona basa nk'aho bafite inkoni. Se babaga bafite inkoni n'abayobozi cyangwa n'ikindi kintu baba bazifite. Buriya rero twebwe umukuru w'igihugu wacu twebwe aradukunda cyane yararebye abona ati urabona urubyiruko abantu nkanjye n'abandi bose bajyaga bajya kwambuka bajya gushaka bajya kwambuka ibintu bya forodi. Noneho aravuga ati aho kugira ngo abana babe imburamukoro twese noneho adushakira akazi. Ubu ngubu urabona ahantu hose wagiye unyura mu mihanda tugiye baraduhayemo akazi uko twebwe ubundi nk'urugero nk'ubu hakurya mu Bugande nabaga nibere nkanga mu Mupaka nkabona umuntu arambwiye ngo nyambukiza aka kazigo anyihereye 500. Ubwo urumva ni naramenyere ko buri gitondo mbyuka nza ku kazi hano ku Mupaka nze ko ndi bwambutse umuntu byanze bikunze nkacura 2 byanjye. Ubwo rero mu gihe bamaze gufunga umupaka umuyobozi arareba abona yuko tuzayembura mukoro nta kintu tuba dufite kuko nyine amahayiro menshi twayakuraga hakurya. Noneho rero ahita dushakira akazi. Niyo mpamvu wabonye abantu benshi cyane hano bafite inkoni ni imbone z'igihugu. Ubu abantu hano nyine twawe nabo bafite inkoni twari nabo twaganiriye kujyana n'ubundi tubashe kuba twakicara hano cyangwa no kuba yagira icyo twakora. Nibo bayobozi nyine babareberera hano nyine nibo baturebera nyine kugira ngo nihajya kugira uwo uri hakurya
nihagira uwambuka ajya hakurya bamucahe bamufate noneho bamwigisha mubaza aho agiye bavuga yuko kujya hakurya bitemewe. Byiza cyane noneho ndumva ari sawa cyane aho ngaho. None se hano nabonye nyine abenshi bifite amagare yabo baranyonga batwara abantu cyangwa nayo kwifashisha nyine mu bijyanye n'ubuzima bwa hano bwa buri munsi. Benshi cyane nabonye bafite amagare. Buri muntu wese baba bafite amagare kubera ko amagare hari ibintu twega dufasha gutwara kuko ntabwo bweye ko kano karere ko ari iby'ubuhinzi n'ubworozi. Ubu twebwe ubuhinzi bwacu gufata ibyo wejeje ukabijyana mu isoko runaka umuntu akabigutuma ubundi ukabijyana. Aya magare rero nadufasha mu bucuruzi bwacu kuko umuntu ntabwo yaba yejeje nk'ibiro 500 y'ibishyimbo ngo ajye yirwa yikoreye ku mutwe buri kanya yikoreye ku mutwe ahita afata igare ubundi akabigeza aho abijyanye. Birumvikana cyane. Noneho n'uyu mupapa wacu nawe turi kugana ku musozi nawe tugira icyo tumwibariza cyane. Hano ubundi muri make hano muri hano turi Igicumbi cyangwa ni Gatuna, wowe ubwawe uhamaze imyaka ingana gute? Hano niho navukiye, mbese uyu mupaka niho navukiyeho na ubu nawe akazi kawe ka buri munsi ni ubuhinzi n'ubworozi? Akazi kanjye ngewe njya gushaka ibirayi ugurungiyo irutare cyangwa se yaba n'iyo myumbati nkayicuruza. Ubu ngubu naho tuvugana ngiye kujyana ibirayi hirya ngiye mu Rubaya nkoresha igare. Uvuga ati hakurya ukomeje hariya naho harimo ahantu hameze harimo agasantere. Inyuma ngiye hari santere ya Rubaya. Njye ugiye nayo natinye gukomeza navuga ati hara nabanagiye i Bugande kabaye. Nuko ngo uyu muhanda ukomejemo ukugeza muri santere ya Rubaya. Ariko igihe cyo twaganira nawe mbabaza nimba muri iyi quartier hano hafi hari ahantu haba hari ahantu hamateka mwavuze ko mutahazi. Byose bibaho koko amateka? Ahantu haba hari ahantu hadasanzwe ku amateka ntayadasanzwe. Ahantu hano haba hari agakaritsiye uvuga ati ahantu ntango hasanzwe hari ibintu byahabereye cyangwa n'ibindi biguma bihabera? Oya. Hano hose harasanzwe mbese none se muri aka kanya turimo nicyo wakibwira nyine abadukurikiye muri make? Abadukurikiye se abadukurikiye cyo nababwira se nta kidasanzwe, biteguye kwambuka mu Bugande bafite ibyishimo cyane. Ku munsi w'ejo bategereje kuzambuka mbese mu Bugande. Hari abavandimwe dufite abavandimwe hano hakurya, mbese buri wese barabangwa nibafungura arajya gusura mugenzi we uri mu Bugande bashirana urukumbuzi. Ese ubundi wowe i Bugande wahagiye nk'inshuro nka zingahe igihe wabaye naho cyose? Ni nyinshi kubera nari umunyonzi batarafunga umupaka. Namujyaraga kujya nkongera nkagaruka. Nese nk'ubu kuba nk'abo nyine nk'ubundi nk'abanyonzi ba hano aba yakemerwa nawe akambuka n'umuzigo we ku igare akanyonga akajya i Bugande akaza kugaruka? Mbere byarakundaga twambusagayo nk'ibishyimbo bya Kigondo tukavanayo nk'ibirayi cyangwa se tukavanayo ibitoki. Mbese ni ukuvuga ngo mbere twarahahiranaga tujya mu Bugande tugaruka, ibintu ari nta kibazo. Nese ubu kuba ubona nyine umupaka bawufunguye cyangwa bagiye kuwufungura muri wowe urumva umeze ute? Ndi kumva ari inkuru nziza inshimishije cyane. Nk'ikihe gicuruzwa se cyajyaga cyavaga i Bugande wari ukumbuye cyangwa utajya kubona ni nk'iki? Ugiye kureba nta kidasanzwe yego kiva mu Bugande, usibye ko mu Bugande ibyo mu Bugande bafite natwe turabifite, ariko akarusho wenda ko na k'Ibugande nuko ibyabo bigura makeya. Bati ibyaho biba bihendutse ku bihendutse bigura neza. Niko karusho kaho nta kindi kintu kidasanzwe kiri mu Bugande. Bati no kuba bihendutse birabafasha cyane namwe kuba ari iterambere mwageraho cyane. Yuko yo nk'akantu kaza kongera kakagurisha ubonaho umubyizi ugaragara. Urakoze cyane kandi turagushimiye ku mwanya wawe waduhaye.
Imana ikomeze ibane nawe kandi izaguhereza iterambere ryiza cyane. yego. icyo umuntu yakongeraho ni uko twashishikariza abaturage babe bitonze kugira ngo ntabwo bafunguye nyine ngo tubande turebe tujye bagenda gake tubande dukurikize amabwiriza baduha. None se ubu nkawe koko ko warumbwe ngo ukina umupira ubu bafunga abantu bakagenda wasubira kujya kwikinira umupira? Oya, ngo tugagenda tujye gukinira umupira, urumva urugo urubyiruko rwabo bari kuvuga ngo twahurira hariya tukaganira tugaterana udupisi, urumva ngiye mba nifitiye abavandimwe inshuti zanjye nyinshi cyane ziba zituyeyo, nkagenda tukiganirira, kumva nyine bakambwira nyine amateka yo hakurya aho ngaho nyine amakuru yabo ko yiriwe, nanjye nkababwira inama bwati nta kibazo, bakambaza amanika yabo nyine aha ngaha, ubu wajyaga ugira umwanya nawe nyine ukajya ku irigara ryaho ry'i Bugande? Wagenda abantu mukaganira ubundi nyuma ukaza kwitahira byagorobye. umupaka utarafungwa ibintu byari byiza, ariko nyine kuva bafunga umupaka ntabwo nyine bahise batubwira ngo ibyo tugomba kubahiriza nyine turabyubahiriza. Ntacyo noneho turagushimiye cyane umwanya wawe waduhaye, wakoze nyine kubana natwe kandi nyine wadufashije cyane birambuye, ngira ngo n'ubutaha nitugaruka tuzakomeza tubane nawe. Wakoze cyane. Nk'uko mubibona rero aha turi i Gatuna ku mupaka nyine wa Uganda n'u Rwanda, murabona inyuma yanjye ubu hariya nyine mu ntambwe zingahe hariya ni Bugande. Ni ibintu biba bitangaje cyane, ni ibintu kandi byiza cyane kuba wagera ahantu ugasanga abaturage baho mukaba mwabasha kuganira, bakakubwira amakuru yabo, ubuzima bwabo babayemo, ndetse n'uburyo biba byifashe nyine muri rusange. Nanjye nari nakoze nyine cyangwa nakoze urugendo rwo kuba natemberera inahangaha i Gatuna. Ni ibintu nanjye nishimiye cyane kuba nafashe urugendo kuva mu gitondo, kuva i Kigali ukaza inahangaha i Gatuna. Ni urugendo rutari rworoshye, ariko nyine icyambere ni akazi kandi icyambere ni amakuru yizewe, amakuru aziye ku gihe. Iyi tubitsa ko ari Abantu TV, ngiye muri kumwe na muri uru rugendo rwo gusura hano i Gatuna kuri mupaka ni Musadiri. Nanashimira cyane kameramani wanjye uri kubahereza aya mashusho agiye atandukanye, ngira ngo ari n'amashusho yafashe y'Ubugande cyane. Uyu mukameramani nawe turamushimira cyane ko dukomezanye muri uru rugendo, bamwita Junior cyane, ndamwemera cyane. Hano rero nanjye ubu nageze i Gatuna, nanjye maze imyaka myinshi cyane. Abavandimwe nabo bakoze kuba nyine twaganiriye, ibiganiro byo nakagaruka kandi bibanogeye cyane.